reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Umugisha w'Imana ubane namwe. Ushobora kuba udukurikiye urwaye cyangwa se ufite ibibazo bigiye bitandukanye, ariko ndagira ngo utangarize ko kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga. Niyo mpamvu rero tuba twafashe inzira tukagenda kugira ngo duhure n'abantu b'Imana baduhumurize, batubwire iby'Umwami Imana adushakaho. Niyo mpamvu umuntu umubyeyi mwiza cyane imbere yacu, murabona ko noneho we yambaye impeta. Abantu bajya bavuga ngo twakira abantu ngo batagira adresse. Mwabonye ko Uwiteka bari kutwigaho akaduha abantu bazima. Aha n'ahandi turi kuri Uruzabibu TV. Uraho neza mubyeyi? Amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana bibe muri mwe. Yego. Nitwa Uwumuremyi Goreti. Ntuye mu murenge wa Kigali. Yego. Ndi umugore. Mfite abana 8 n'umugabo twashyingiranywe. Imana ihabwe icyubahiro, afite abana 8. Urumva Uwiteka Imana yamuhaye umugisha. Wowe udukurikiye rero ufata agatebe wicare utuze, cyangwa se n'agasambi utuze wumve icyo Imana igiye kuvugana nawe. Uyu mubyeyi yakimara kuvuga, sauti ye yonyine ihita ikubwira ko hari ibintu afite. Hari ibintu ufite? Amen. Hari ibintu Imana yakubikije. Imana yarakoze. Haleluya. Amen. Kandi cyatumye gusigaza no kugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Imana ishimwe. Urabyemera nawe? Ndabyemera. Hari abantu Imana yagiye isigaza ikabarenza ibikomeye, ikabakura mu rupfu kugira ngo nabo bazayikorere mu gihe nk'iki. Turagushimiye ko wemeye ko tugutunga kamera kugira ngo ushyire itafari ryawe ku murimo w'Imana. Amen. Reka ngusabe kugira ngo mbere yuko dutangira ubanze usenge Imana. Imana ishobora ibintu byose. Imana yihagije, ifite ububasha n'ubushobozi. Imana ifite imyuka y'abari mu isi yose, kandi Imana itazabura ukuntu igenza abantu bayo bayubaha. Turagushimiye cyane kuko ubereye maso abakubaha. Turagushimiye cyane kuko utazabura kugenza abantu bakubaha. Iyo umuntu akubashye nawe uramwubahisha, kandi iyo umuntu agukoreye uramuhemba. Ndagushimiye kuko uri mu ruhande rwa buri wese, uwihebye n'uwiganyiriye uri hafi yo kumuhumuriza, kandi uri hafi yo kumara abantu umubabaro. Icyubahiro kibi cya mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Icyubahiro ni icy'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mbere yuko tuguha umwanya kugira ngo tugezeho message Imana yaguhaye, ndifuza kukubaza ibibazo bike cyane. Nta kibazo? Okay. Muri iyi minsi hari abantu b'ababyeyi muri mu rungano rumwe cyangwa se mu kigero kimwe. Ujye kubona ukabona bafite imyitwarire mibi. Bahoze bitwara neza, bahoze bambara neza, bahoze bari mu murimo w'Imana, ariko uyu munsi abenshi bari kwiga kwambara amamini, abandi bari kwiga kunywa inzoga, abandi bari kwiga kujya kurara mu tubari. Iyo witegereje ubona ari impamvu ki abantu b'Imana bari kugenda basubira inyuma bene aka kageni? Iyo nikitegereje nkareba umubyeyi wiyubashye yikuraho icyubahiro, abarimo guta umuco, abarimo guta discipline, abarimo kwiyambura ubunyangamugayo, kandi noneho n'abamurebaho babona yuko nta gaciro afite. Yego. Nyine ni nka mpamvu barabona ko nta gaciro afite, ariko mu mbonye zawe nk'umuntu mukuru ubona ari impamvu cy'abantu bari kurushaho gusubira inyuma, ukabona umuntu arifuza gusubira ubwana. Abashaka indonke noneho akaba ashaka no kwigira mutoya ngo agaragare ko ari umuntu usobanutse kandi mutoya, ukiri muto ufite agaciro. Agashaka kugaragaza ko ari kugendana na viziyo. Iyo ubona abantu bari bafite amasezerano bavuganye n'Imana, abenshi bari gusubira inyuma, wowe ni iki kintu kikongerera imbaraga zo gukomeza kujya imbere? Kandi ubona abo mwahamagariwe rimwe, mwakirijwe rimwe, barimo barasubira inyuma kubera ko ibyo Imana yabasezeranije byatinze kuza. Ariko we n'impamvu cy'ubu gikomeje umusaraba, ikigukomeza ni igiki? Twavuga ngo bariya ari cyo babura. Ikintu kinkomeza nuko Imana yavuganye nanjye. Imana yampamagaye mu ijwi ryayo. Yego.
imbwira ko nakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye kandi imbwira ko izangirira neza itazabura ukuntu ingenza mu bibazo nzajya mpura nabyo byose. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ibyo bintu bikagukomeza ukavuga uti ngewe sinarekura uyu musaraba. Ibyo bintu bikankomeza, ibyo bintu nkabikomeramo kuko Imana yampamagaye n'ijwi ryayo ikambwira ko itazabura kugenza abayubaha. Nanjye ngerageza kuyubaha cyane kugira ngo igire uko ungenza mu buzima bwa buri munsi. Niki wabwira abantu b'abakobwa bamaze igihe kinini bategereje ko nabo bakubaka urugo ariko uyu munsi bakaba bari gucogora? Icyo nabwira abakobwa bategereze bihanganye kuko ijambo rikavuga ngo kigore ntago kizabura ikigabo cyacyo. Bahame mu masezerano, Imana izabagirira neza ku bw'ayo masezerano. Urakoze cyane, ntabwo twenda kukubaza ibibazo byinshi kuko ntituri mu itangazamakuru, ahubwo turi mu murimo w'Imana, turimo twubaka ubwami bw'Imana. Reka nguhereze ikaze utugezeho ubutumwa cyangwa se message Imana yaguhaye kutugezaho. Karibu. Amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana bibe muri mwe. Reka dusome Zaburi ya 25. Turasoma n'umurongo waho wa 3. Haravuze ngo siko bizaba mu bagutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Amen. Zaburi y'ijana. Zaburi ya 25. Zaburi ya 20. Umurongo waho wa 3. Manze mpagere. Haravuze ngo siko bizaba mu bagutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Iyo umuntu ari mu masezerano y'Imana ntago Imana imukoze isoni. Iyo umuntu ari mu ijambo ry'Imana, Imana ntimukoze isoni. Iyo umuntu ari mu mwanya Imana imushakamo ntago Imana imukoze isoni. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe, Imana ishyirwe hejuru. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Amen. Amen. Kandi Imana ishimwe kuko uzi kurinda. Imana yabanye natwe mu bikomeye byinshi biteye ubwoba. Imana itugirira neza, Imana iraturinda, Imana ituba hafi, turindana n'imiryango yacu. Imana ishimwe rero, ijambo ryatubwiye Zaburi ya 25 umurongo waho wa 3 havuze ngo siko bizaba mu bagutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Bava mu isezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Iyo uvuye mu masezerano y'Imana ukorwa n'isoni, ariko iyo uri mu masezerano y'Imana, Imana igenda ikugirira neza, Imana igenda gutabara. Imana yavuganye nanjye rambwira ngo ntizabura ukuntu igenza abantu bayo bayubaha. Yo wubashye Imana irakubahisha, yikoreye iraguhemba. Imana yigeze kuvuga mu rusengero iravuga ngo abantu barambura amaboko, Imana nayo izayarambura. Abantu bahina amaboko, Imana nayo izajya yahina. Abantu bakorera Imana barambuye amaboko bagirira neza bagenzi babo, ntago bazakorwa n'isoni, ntago bazamwara, ntago bazaseba, ntago bazananirwa. Bazajya bagenda bongerwamo imbaraga, bazajya bagenda bahagaraye bemye, naho imiyaga yaza, naho imiraba yaza, ntabwo izabatembana. Haleluya. Mana ishimwe, Mana iri mu ruhande rwacu, Mana iri mu ruhande rw'abakorera Imana. Mana iri hejuru ya byose, irihagije. Uyikorera ntago azamwara, uyikorera ntago azaseba n'umuryango we, uyikorera ntabwo azajya agenda mwara, ahubwo azajya agenda agubwa neza. Imana izajya igenda imuha umugisha n'umuryango, Imana izajya igenda imutabara, Imana izagenda imurengera, Imana izagenda igira icyo ikora mu buzima bwe bwa buri munsi. Imana izamurinda indwara z'ibyorezo zo mu minsi y'imperuka, Imana izamutabara imugaburire. Ijambo rikavuga ngo Imana igaburira inyoni zidahinga ntizibibe. Iyo Mana ntizabura ukuntu tugenza. Imana yambika uburabyo bwakwira bugahunguka, Imana ntabwo izabura ukuntu tugenza kugira ngo twambike tugubwe neza. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe.
Imana ishyirwe hejuru. Haleluya. Imana iri mu ruhande rwacu. Imana yatugiriye neza, tugiye gusoza umwaka. Imana yarinze imiryango yacu. Imana yarinze abaturanyi n'igihugu. Imana yabaye mu ruhande rwacu. Ntabwo twakozwe n'isoni, ntabwo twamwaye nk'uko ijambo rivuga. Siko bizaba abantu bategereza Imana, ntabwo bazakorwa n'isoni, ntabwo bazamwara, ahubwo bazagenda bongerwamo imbaraga, ahubwo bazagenda batabarwa n'Imana, ahubwo bazagenda babona umugisha ku Mana, ahubwo bazagenda bongererwa ibyo batari bafite mu buzima bwa buri munsi. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishyirwe hejuru. Nanjye Imana ntabwo yankojeje isoni, Imana yabanye nanjye, bana barakura, mfite umukwe n'umwuzukuru. Imana yarakoze, Imana iri mu ruhande rwacu. Mfite abana beza, mfite abana umwe arangije segonderi agiye kwiga kaminuza. Imana yarakoze, abana bose 8 mfite bagiye biga, kandi Imana yagiye ibikora neza. Imana ishimwe, Imana ishyirwe hejuru. Imana iri mu ruhande rwacu, Imana iri mu ruhande rw'umuntu wubaha Imana, Imana iri mu ruhande rw'umuntu yikorera, Imana iri mu ruhande rw'umuntu yubaha Imana, igitanga amasezerano, kandi amasezerano iguhaye Imana ikayasohoza. Imana ishimwe, Imana ishyirwe hejuru. Turashima Imana rero kuko itazabura ukuntu tugenza. Turashima Imana kutazabura kutugaburira, turashima Imana kutazabura kutwambika, turashima Imana kutazabura kuduhaho kuba, turashima Imana kutazabura kuturihira abana amashuri, turashima Imana kuzajya turinda burinzi bwa buri munsi tukabubona, kuko Imana niyo izi kurinda. Imana izi kurinda, Imana izi kurinda. Haleluya, haleluya. Imana izi kurinda, Imana izi kurinda. Mfite uburinzi bukomeye, igenda irinda umuntu. Mfite uburinzi bukomeye, igenda imurinda ibiteye ubwoba. Mfite uburinzi bukomeye, igenda imutabaramo. Ifite uburinzi bukomeye, igenda ikingira imyambi yose ishaka kumugeraho. Imana ishimwe, Imana ishyirwe hejuru. Turashima Imana rero kuko ariyo yihagije, kandi niyo yagiye ibana natwe mu buzima bwa buri munsi, niyo yagiye ibana natwe aho twagiye tunyura hose. Imana yagiye ibana natwe mu bikomeye byinshi biteye ubwoba twagiye duhura nabyo. Twagiye duhura n'uburwayi, twagiye duhura n'ubukene, twagiye duhura n'ibibazo byinshi, ariko Imana ntabwo yabuze ukuntu tugenza, kuko itazabura ukuntu igenza umuntu wubaha Imana. Namwe mubaha Imana ntabwo izabura ukuntu ibagenza. Muyikorere kandi Imana izabahemba. Imana izagenda ibahemba buri munsi, Imana izagenda ibatabara, Imana izagenda ibarengera mutabizi, Imana izagenda iba mu ruhande rwanyu, muryame musinzire, mubyuke amahoro. Imana igenda ibarinda mu buzima bwa buri munsi. Imana ishimwe. Turashima Imana rero kubwira ijambo rivuze ngo siko bizaba. Abantu bategereza Imana ntabwo bazakorwa n'isoni. Mutegereze Imana mwihanganye, mutegereze Imana, mutegereze Imana mu kazi kanyu ka buri munsi, mutegereze Imana mu byo mukora byose. Utegereze Imana utetse, utegereze Imana uri mu kazi, utegereze Imana ucuruza, utegereze Imana, utegereze Imana. Ubuzima bwawe bwo gutegereza Imana, kandi nuyitegereza ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo uzamwara, ntabwo uzagenda ufite ipfunwe, ntabwo uzagenda wiyobora, ntabwo uzagenda witegeka, ahubwo uzagenda ufite ubuyobozi bw'Imana. Kandi Imana igenda ikurengera, igenda gutabara muri byose, igende ikoze isoni bishaka kugukoza isoni, igenda gutabara muri byose. Iyo utegereje Imana ntabwo uva mu masezerano, itegereje Imana uguma mu masezerano, kandi Imana yo guhaye amasezerano irongera ikaguha n'ayandi, igasohoza n'ayandi. Irabanza igasohoza ayo yavuganye nawe, ikongera ikavuga ayandi nayo ikayasohoza, kuko itazagukoza isoni. Izajya igenda itugirira neza, Imana izajya igenda dutabara, Imana izajya igenda iturengera, Imana izagenda ibana natwe. Nagira ngo nkutangarize ko Imana yavuganye nanjye, rambwira ngo abantu nzasabira umugisha bazawuhabwa n'Imana. Urimo kundeba kuri kamera, Imana iguha umugisha, kuko yavuganye nanjye ko abantu nzawusabira bazawuhabwa n'Imana. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza, kuko ari ifite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi bwo gutanga uwo mugisha, kuko itanga amasezerano kandi ikanayasohoza. Imana ishimwe, Imana iri mu ruhande rwacu. Dufite abahesha umugisha abantu bakawubona. Imana igatanga umugisha, Imana igatanga umugisha mu byo dufite, Imana igatanga umugisha mu byo tuvuga, Imana igatanga umugisha mu byo dukora, kuko Imana ari ifite uburenganzira bwo kutanga. Kandi Imana iyo
yaguhaye umugisha nta muntu ushyiramo umuvumo kuko nta washobora kukuvuma. Imana yo yavuze umugisha. Haleluya, haleluya. Imana yo yatanze umugisha, nta muntu utanga umuvumo ngo bishoboke. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishyirwe hejuru. Imana niyo ifite uburenganzira ku buzima bwa buri muntu wese, niyo ifite ububasha n'ubushobozi, niyo ifite kugurinda umwuka wawe ukaba ukikurimo, niyo ifite no kuwugukuramo. Nta wundi muntu ufite ububasha. Imana ishimwe, Imana ishyirwe hejuru. Amen. Urakoze cyane, reka tugushimire. Imana y'amahoro niguhereze umugisha. Amen. Abategereza Uwiteka ntibagahweme, ntibagatuze, ntibagacika intege. Ibyo waba urimo byose uzashobozwa byose na Kristo ari kumutegereje. Ntabwo tuzamutegerereza mu byaha, ntabwo uzamutegereza uri gusambana, ntabwo uzamutegereza uri kwiba, ntabwo uzamutegereza uri kuroga, ahubwo uzamutegereza uri gusenga ndetse uniyiriza ubusa, kuko nicyo kintu kikongerera imbaraga. Mukozi w'Imana, reka tugushimire, urakoze cyane. Ngusabe kugira ngo utambutse nimero ya telefone. Hari abantu badukurikira bashobora kukenera kuvugana nawe cyangwa gusengana nawe. Tambutsa nimero ya telefone. 07 23 98 123. Yisubiremo. 07 23 98 123. Karibu nisenge. Uw'Umuremyi Goreti. Yego. Mana turagushimiye cyane. Uri Imana itanga amasezerano kandi ikanayasohoza. Uri Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Turagushimiye kuko ukwiringiye ndetse ukwizera akagutegereza atazakorwa n'isoni. Ahubwo abava mu isezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Abantu nibahame mu masezerano, abantu nibahame mu mwanya barimo kugira ngo bagutegereze kandi bagutegereze bihanganye. Icyubahiro kibe mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane wari wabanye natwe. Nimba utarakora subscribe, ukora subscribe, share ndetse na comment, kandi uhamagara umukozi w'Imana agufashe gusenga Imana. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Shalom. Amen.